ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produits z'Abafaransa muri East Africa. Mu myaka y'igihumbi na magana 700 ubucuruzi bw'abacakara bwari business y'inyungu zihambaye. Abasaga 500 muri bo bari bicuruzwa bihererekanwa ku isoko ry'umugabane wa Amerika. Nubwo kenshi aba bacakara nta mwanya bagiraga wo gukika imirimo y'abasebuja, ariko mu minota mike bagiraga bamwe muri bo bagiye bigisha na bagenzi babo gusoma no kwandika, bamenya byinshi no ku mateka y'abasebuja ubwayo, kimwe no kumenyana hagati yabo, kuko ubundi babaga baranakuwe imihanda yose y'isi batanavuga indimi zimwe, ahubwo ubusabane hagati yabo mu ndirimbo z'amaganya no gutabaza imana zabo byatumye batangira kujya bakora inama, banitoramo abayobozi bashobora kubabwira bakumva, bibaha icyizere gihagije cy'uko igihe runaka bashobora kuzigumura bakarwanira n'uburenganzira bwabo. Nyinshi muri izi nama zakorwaga mu ibanga, zitegura imigumuko ikomeye cyane mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwigumura guhambaye muri Leta z'Amajyepfo kwabanje muri Carolina y'Epfo yari koloni y'Abongereza. Aha abacakara b'abirabura baje kumenya amakuru y'uko bagenzi babo muri Florida yari y'abanya Espagne barimo barikurwa bahinduka abantu bigenga, ahubwo bakabaha n'amasambu yo guhinga no kubakaho bagatura nk'abandi baturage bose bigenga. Muri Carolina y'Epfo naho abacakara bahise bikusanya bahurira ku nkombe z'uruzi Stono ku cyumweru tariki 9 mu kwa 9 mu 1739, bungurana ibitekerezo abasesengura iby'imibanire yabo na basebuja, nuko ngo basanga nta yandi mahitamo bafite uretse kwigaba. Icyarimwe bagafata urugendo ruberekeza muri koloni z'abanya Espagne, akaba ari bo bakeza bati muduhake neza uko mwabikoze kuri bene wacu mwarekuye, natwe tubakorere tububaha uko mushaka, nibirimba tuzarinde dupfubwo bwigenge tutabubonye, ariko abana bacu nibura muzabari kuri bigenge. Aba bacakara batangiye urugendo, banumvikana ko umwongereza uzabatangira mu nzira uwo bazarwana kugeza bakandagiye nibura muri koloni ya Florida. Byose byateguwe n'umucakara witwaga Jamie, yari incabwenge muri bagenzi be. Nuko bose baramwumvira, umugambi bawunoza ubwo. Yafashe igitambaro akizirika ku giti gihuhwa n'umuyaga nk'ibendera, yandikaho atubwigenge. Yabikoze berekeza muri Caroline y'Epfo bavuye ku nkombe z'uruzi Stono. Bari itsinda ry'abacakara 20 bagendaga baririmba indirimbo nyinshi zisaba ubwigenge bwabo. Aho baciye hose bagenzi babo nabo bajugunyaga amasuka n'ibindi bikoresho babaga bafite bagahita babakurikira. Nuko baba benshi cyane. Mu ndirimbo z'amajwi yiyamiraga muri Nyiramubande n'imisozi akumvikana mu birometero byinshi kure yabo. Barakomeje bagera ku kiraro cy'urwo ruzi, aho banyuze hose nabo basahura banatera ubwoba abazungu mu bikingi byabo, bati muryame hasi natwe tubahati ibiboko ku bibuno mwumva uko bimera namwe. Abaturage b'abazungu icyo gihe nabo benshi babuze aho berekeza. Mu nzira bisha abazungu 2 nabo bari basanzwe bafite ibikingi bakoreshagamo abacakara, bigabije n'ububiko bw'imbunda n'ubumara bwakoreshwaga mu guturitsa ibisasu biremereye. Aba bacakara bakomeje urugendo, abarutangira babarirwa muri 60, bagaba ibitero ku bikingi byinshi, abatwika amazu y'abazungu, banarekuza abandi bacakara bagenzi babo, benshi muri bo barabakurikira, umubare wabo ukomeza kuzamuka. Mu rugendo rwose bakomeje kugenda barwana banica abazungu bahoze ari basebuja, kugera ubwo bari bamaze kwica ababarirwa muri 30, banashumitse imirima migari bakoreshwagamo mu bice bigera muri 6. Amakuru yo kugumuka kwabo, ubwicanyi n'urugomo bishoyemo yageze mu zindi leta n'inzego zose z'umutekano n'ubutegetsi zirabimenya. Lieutenant Governor William Bull muri Carolina y'Epfo yacicikanije amakuru amenyesha abazungu bose bafite abacakara ko bibwiriza bagahunga, kuko abacakara benshi ngo bari mu mayira babagabaho ibitero. Abazungu icyo gihe bakuye imishwaro bateba ikingi byabo, abara abacakara babo nabo barabacika bakurikira bagenzi babo. Uwo munsi uhinduka indahiro, igikuba kiracika mu majyepfo yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bacakara hagati mu nzira benda kugera muri koloni ya Florida, Abongereza bahise bashinga umutwe w'abarwanyi, intwaro bazikoraho bati tubatangire tubate muri yombi, abagerageza kurwana nabo tubarwanye tubatsinde byanze bikunze. Nyamara ntibyari byoroshye uko aba bazungu babyibwiraga, kuko bahanganye bikomeye mu bice bitandukanye muri urwo rugendo. Abazungu 30 bahasiga ubuzima, ndetse na 60 muri aba bacakara nabo bicwa muri uku guhangana. Ni intambara yihariye, ikivunge cy'abanyotewe ubwigenge, bahanganye n'abandi banyotewe no kubaboha no kubagumisha mu bucakara byanze bikunze. Umubare w'abarwanyi b'abazungu n'ubwinshi bw'imbunda bari bahururanye byatumye ababirabura b'abacakara abatarishwe bose bongera gutabwa muri yombi. Bose bakusanirijwe hamwe baricwa, naho abacakara bose bari bafite basebuja bishwe muri iyi midugararo
bagurishijwe mu bindi bikingi bahabwa ba sebuja bashya b'abazungu. Aba bacakara uko byamera kose barimo abavutse ari abacakara, ku buryo hari abanditse ku bitambaro bagira bati nta kabuza aba banapfuye nibura bamaze iminsi igera mu byumweru runaka bumvise akanyamuneza k'umuyaga w'ubwigenge bari bishakiye ubwabo mu byuya n'amaraso yabo. Ikaba imwe mu ndangagaciro zihambaye zaranze ab'ubutwari mu bantu. Uvanyeho no kuba barishwe abandi bakongera kugurishwa bakaba bacakara nanone, ibi byahise bituma mu bindi bikingi n'inkambi barundwagamo abacakara benshi batangiza intambara zo kugumuka no gutoroka ba sebuja. Bibaho henshi cyane muri leta z'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko kwigumura kw'isuku ko ku ruzi Stono, abazungu bahise bashinga amategeko mashya abataba abirabura twazanye habaraza kuturimbura ni mu cyitonda. Nuko bazanye amategeko nka Negro Act mu 1740, abacakara babuzwa kuzongera guhurira mu biganiro n'inama zitateguwe na ba sebuja, babuzwa ibyo kwiga cyangwa kwigisha na gusoma no kwandika. Inyandiko izo arizo zose ntibari bazemerewe. Nta mucakara n'umwe wagombaga gukoza intoki ze ku rupapuro cyangwa igitabo icyo ari cyo cyose, kimwe no gutunga ifaranga niyo ryaba rimwe, nta no gucuruza niyo byaba hagati yabo. Ni itegeko kandi ryagenaga umubare w'abacakara uri muzungu akwiye gutunga hagendewe ku bushobozi bwo kubacunga no kurinda umutekano w'ibikingi bye. Bashyizeho ratio umuzungu umwe ku bacakara 10. Ahari abacakara 100 ubwo hakaba hatagomba kubura nibura abazungu 10 bo kubarindisha imbunda umunsi ku wundi. Ibi bintu byahabuye abazungu cyane. Batesaba abantu twatunze dutya tukabageza ha bize ubwenge buteye bute bushobora gutuma babasha kwihuza bakanagambirira kuturwanya bene aka kageni. Ababirabura cyane cyane n'uyu Jamie tubakoreho ubushakashatsi tunamenye ikibatandukanya n'abandi ku buryo bashobora kwigumura bigeza aha. Umuyobozi w'aba bacakara bwana Jamie kimwe nabo bagambaniye ku ruzi Stono mbere yo kugumura bagenzi babo, byagaragajwe ko ari abacakara bari baravanywe mu bwami bwa Kongo muri Zaire. Kubera ko hangaha muri Carolina y'Amajyepfo aba bacakara bashoboraga kuvuga igiportugais, akaba ari abo muri ubwo bwami bonyine bashoboraga kukivuga muri Afurika yo hagati, aho ubwami bwabo bwari bufitanye amasezerano n'Abanyaportugal yo kubaha abacakara. Aba bacakara bakimara kwigumura bene aka kageni, abazungu bakurikiranye inkomoko yabo. Benshi babanza kwemeza ko ari Abanyangola kuko benshi muri bo ngo bumvikanaga kenshi bavuga ururimi rw'igiportugal kandi ari n'abagatulika. Nyamara baje gukurikirana neza basanga ahubwo aba bacakara bari Abanyekongo bazanywe bunyago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe by'ubucakara. Barabanje kurundanirizwa hamwe mu gace ka Kabinda kabarizwa kuri Angola, bakajya bahamara igihe kinini cyane baravanywe mu bwami bw'Abanyekongo. Ahandi naho bahurizwaga n'abandi benshi bavanwaga mu bindi bice by'umugabane bakahakusanirizwa mbere y'uko umubare babacuruzaga bifuzaga kubanza gushyika ngo babone kwihereza inyanja ya Atlantika ibashyitsa ku nkombe za Amerika. Kwigumura kw'abacakara b'Abanyekongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwahinduye byinshi, binaherwaho abacakara bigumura mu bindi bice byinshi. Amategeko amwe namwe y'uburyo ubucakara bwakorwaga, imibanire y'abazungu n'abirabura mu bikingi, byose birahinduka bifata n'indi shusho. Aba Banyekongo nubwo icyo gihe batahise bagera ku nsinzi, abazungu bagahurura bakabatangira batageze ku butaka bw'inzozi z'ubwigenge nk'uko bari bagambiriye, ariko barabigerageje, benshi muri bo banabyishyura ku kiguzi gihambaye cyo kwicwa aho gukomeza kuba hari abacakara ubuzima bwose nta n'akanunu ko kuzabaho na rimwe mu bwisanzure. Ahariho hose mu isi ni indangagaciro n'ubutwari byo ku kigero gihambaye ku kiremwa muntu. Kwigumura bikomeye no kwikiza ubucakara nk'ubwo cyangwa nanone amategeko y'akarengane nabuza abandi uburenganzira bw'ibanze ku buzima mu bwisanzure n'umudendezo. Mu mateka yose abatari bake babigarutseho ko nta muntu n'umwe uzigira guha uburenganzira bwawe, nunishuka ko ubukwambura azageraho akakugirira impuhwe zibugusubiza uzaba ubitekerezaho nabi, kuko atanabukwambuye yayobewe ko ubukeneye nk'uko nawe abukenera, ariko akabirengaho akagira ubwo akarenzaho n'ubwawe ahubwo. Nuko Thomas Sankara nawe yabigarutseho muri imwe mu mbwirwaruhame atazibagiranaho ati: L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Umucakara udashobora kwitegurira ibikorwa byo kwigumura ngo yigenge, uwo ntawe ukwiye kugirira impuhwe ibyago abamo. Uwo mucakara ni nawe wenyine uzirengera iteka ibyago bye niba akomeza gushishikarira kumva ibinyoma bya sebuja udasiba kumubwira ko rimwe azamubohora ati ngaho igendere. Ntabwo ari byo. Kwigumura nyabyo nibyo byonyine bigeza ku bwisanzure n'uburenganzira. Thomas Sankara. Seule la lutte libère. Ibyo aba Banyekongo nubwo bari abacakara babimenye neza ko nta muzungu wari gupfa ko barekura ngo bigenge gutyo gusa, bahitamo kurwana n'ibirari by'ubutegetsi.
ujye ukomeza gusura uru rubuga rwacu mu nkuru nyinshi ku mateka adasanzwe y'abirabura n'abanyafurika muri rusange. Nawe ubutaha. Ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. kuba wafunguye Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produits z'abafaransa muri East Africa.